ampimbiro nkavuga ngo umugabo uri mu buso nta kibazo afite umugabo ngo aseka imbohe umva uko wambwiye ndabyibuka warambwiye ngo nta kintu Bunyoni yaba ari gupfana Ndayishimiye ati kuko uyu munsi niba afunzwe ati nyira arafunzwe aho watanze n'urugero uti erega no mu Burundi hari n'abafunzi batari Bunyoni yego ese wari premier ministre general ndakugarika bakakwera ibintu ukuntu ukajya kuba muri sena yego hajya bari umuntu uyobora sena n'umuntu uri PM ugira ngo muri executive ni kintu gikomeye mu gihugu ukabona nka premier ministre bakakugira nka gitifu w'akagari ubwo se ko wambwira wazumbwira iki afazare umuntu yakore kujya gucuruza na makuru nyine abantu bahora bajya impaka ariko abahanga mu bya gisirikare bavuga ko ipeti rya gipolisi Bunyoni afite kuba yarafunze ni rukoza soni kuri CNDD-FDD yifungira abantu nk'abariya kandi yagombye no kumukanira akaba niwe akanagira gute ikanamurindisha bashaka bose kandi bigakunda wakishira hasi agatorwasa ukaba ubujije n'undi mu opponent utera hejuru abo bose bari mwishiye nifunze ariko ugaragara ninde Bunyoni yabaye nka tuko wote sibyo yego ajya gukoropeshwa amatuwarete muri gereza sibyo yego kugira ngo bantuze kugira ngo bantuze batinye banda kugarika nakanze Bunyoni wowe urinde ibaze gufata umuntu kamugira ikibaho cyo kwigishirizaho ari umugabo ukurusha n'ipeti ngira ngo yavuze ko urumva yavuze ko nubwo afite ibyo akeneye byibanze ubuzima bwe bw'umutima n'ubwenge buri mu kaga kubera uburyo afunzwemo ngo hari igihe basanze yihishe munsi y'uburiri byerekana ko ari mu bihe bikomeye by'uburwayi bwo mu mutwe ni umusaza uri honete cyane yego gutabariza Bunyoni ntago ari ikintu gitangaje kuri Mbonimpa kuko Mbonimpa ni umuntu uri clever nyine nkuko iziragera bivuga n'uwamuhemukiye yamutabariza si we wirukankije abarundi bakirukanka imisozi yose hako baro bagiye bareka abadede basubiranemo no kuvuga ngo amaze kugira stock nini cyane FDLR niyakura muri Kongo ubone se kabuki amawe ngo no bwa mbere ndetse ubundi buvutse uyu munsi ahubwo arabona amaze kugira ama stock nini akabate nzageza ku isoko ryo hanze bitasakuje gute ayakura Kongo yose asiga hagafuka agafuka kandi Kongo made in Burundi cyangwa se ngo extracted from Burundi yaje gucuruza se ni yarimo gucuruza abeshye ngo namarundi noneho usubiye handi muri Shabondi nyuma Shabunda gusa igihe yabiye se zarubaya nese abantu so bari bagize kandi marisha abarundi namutaye maso bari ibirombe bya rubaya uyu munsi mbazaniye inkuru nziza benshi baza mu Rwanda bibaza bati nihe twarara cyangwa se twamara ikiruhuko cyacu igisubizo nta kindi ni Rob's Meadows Villa Apartment. Iyi ni apartment iherereye hano ku kibuga cy'indege neza ndetse by'akarusho nibigusaba gukora urugendo. Tubafitiye services zitandukanye aho tubaha abashoferi ndetse dufite n'abakozi babafasha igihe muri kuri iyi apartment. By'akarusho kandi twabatekerejeho kuko hari na piscine, hari aho wicara wumva amahumbezi. Reka nkubwire ngo abafite itsinda rinini namwe twabatekerejeho duhamagare kuri no nimero 0788 932414. Rob's Meadows Villa Apartment niwajuri igisubizo. Ati Bunyoni nta kibazo afite na kimwe ati ngewe ndabona ari safe ariko zampimbiro nkavuga ngo umugabo uri mu buso nta kibazo afite umugabo ngo aseka imbohe umva uko wambwiye ndabyibuka warambwiye ngo nta kintu Bunyoni yaba ari gupfana Ndayishimiye ati kuko uyu munsi niba afunzwe ati nyira arafunzwe aho watanze n'urugero uti ntago niyumvisha uburyo cy'umuntu aba afunzwe akanagerwaho n'izindi ngaruka ati kandi n'urumuriho rutamworoheye erega no mu Burundi hari n'abafunzi batari Bunyoni yego ese wari premier ministre general ndakugarika bakakwera ibintu ukuntu ukajya kuba muri sena yego hajya bari umuntu uyobora sena n'umuntu uri PM ugira ngo muri executive ni kintu gikomeye mu gihugu buriya tuvuga za Amerika iyo tuvuze ubutegetsi bwa Amerika tuvuga executive americain urumva yego cyangwa administration ya Trump ubudezinya iki ubutegetsi yego ntago uvuga ngo parlement Amerika nubwo nayo yabikomeye ifite uburemere executive ni kintu gikomeye iyo uvuye muri executive ukajya muri parliamentary inuze wasubiye inyuma nayo ni irindi buso iyo ufashe uyu agatorwasa woze muri kiri amategeko afite n'ishyaka ukamuhindura zezenge neza sinakubwira ukamugira retired uri aho ngaho gusa sibyo nabwo ubu mufunze nago mabuso zose ari gereza hari n'akantu k'agatebe n'akaguni abadede bagufungiramo ngo nandi makuru uzi ko hari n'imyanya bujya mwita kari imyanya yubashye mu bihugu bashyiramo umuntu umeze nk'ufungishwe ijisho ukabona umwanya utafite ahantu cyune umaze ukabona umwanya utagira oda
ariko se politike nuko imeze. So Bunyoni arafunzwe muri gereza, ariko abarundi bafunze n'abafungishwa imirimo y'agahimano, ntabwo ari imirimo y'igihano. Akazi nyine ukabona nka premier ministre bakakugira nka gitifu w'akagari, ubwo se ko wazumbwira iki? Afazale umuntu yakwiye kujya gucuruza ukibeshaho. So ntabwo Bunyoni ariwe muntu uri mu kaga wenyine Burundi. Uburundi bwose kuri system y'abadede buri mu kaga, na CNDD ubwayo iri mu kaga, kandi kuba yifungira abantu nka Bunyoni kandi ari abasangira ngendo bayo yose barimo gusujira no gusagamba. Ariko Bunyoni yategetse primature aterekanya ngo ministeri y'umutekano n'iki mu gihugu. Bunyoni ufite ipeti rikomeye mu gisigaye cy'Uburundi, kuva igisigaye cy'Uburundi cyabaho no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni ufite ipeti rikomeye. Bunyoni afite ipeti bashyira kuri balance y'amapeti. Ni umuki? Ari ku ipeti rya marshal. Ntabwo ari mu general. Arenze general. Iko. Nta makuru nyine abantu bahora bajyaho impaka, ariko abahanga mu bya gisirikare bavuga ko ipeti rya gipolisi Bunyoni afite iyo ushyize kuri convertissement y'amapeti aba masho. Nuko nabanye bamwita general. Bashobora kumwita general ko bashaka, ariko umenye ngo ipeti njya muri Google nabibona. Ipeti rya Bunyoni riri ku rwego rwa marshal. Tanzania nta marshal igira, Uburundi ntawe bagira, mu Rwanda ntawe tugira, muri Kongo ntawe tugira. Muri Kongo banza baragize mu Mubutu bafite n'abitwa ba Mirara, ariko ba Mirara ni nk'abajenero bo mu mazi. Uganda nta marshal igira uretse Idi Amin. Muhozi yavuze ko azarisabira sentare arimuha. Marshal wundi uri hafi ari muri za Berinahu, ngira ngo umugabo mukuru w'ingabo za Ethiopia no mu marshal. Perezida ndetse no muri Misiri bagira marshal wa Chad, uyu mu Idriss Deby no mu marshal. Bunyoni n'umusirikare ukomeye muri aka karere. Urumva? Yego. So Bunyoni rero kuba yabafunze, ubundi Bunyoni banamufungisha no kuba atagira ku mazahabu ye amwe yajyaga yambara mu ijosi n'ahantu hose. Ari muri gereza. Kuba yarafunze ni rukoza soni kuri CNDD-FDD yifungira abantu nk'abariya, kandi yagombye no kumukanira akaba niwe akanagira gute ikanamurindisha abashaka bose kandi bigakunda. Rero Bunyoni wategetse kuri agakomera. Iyo umufunze ntabwo ubufunze Bunyoni gusa. Yego. Ubufunze n'ishene yose yaba yayoboye kandi yagiriye neza. Sibyo? Yego. Kuva ku sikoti wamurinda kugira gute bujya bose bagutekereza, ntabwo bagutekereza neza. CNDD y'ibyibuka abantu hemukira bagimenya ko abashamitse kuri abo nabo bashamikiyeho bashobora kwigirishaza nabyo mu buryo cyangwa ubundi. None Bunyoni simuburanira, sibyo? Yego. Afite abamuburanira, ariko Bunyoni si ufunze wenyine, abarundi bafungishijwe byinshi. Niyo mpamvu uzareba ugasanga hari biriya ba Bunyoni ni nk'amashami CNDD yifatiyeho, ariko systeme ndayishimira gufata urukerezo igakata ayo mashami bose bicayeho. Urumva? Umuntu ukata ishami yicayeho bibaho? Ntago bibaho. Ntago bibaho. Buriya hari igihe tubona vulnerability, you are vulnerable today. Ariko ntitubone behind vulnerables bandi bahari. Yego. Bunyoni ni Bunyoni. None ngwe n'ikindi. Bunyoni iyo ukanze Bunyoni ukagatigita ukamufunga. Buri ifungwa rya Bunyoni ryacishije bugufi Lieutenant General Ndakugarika. Yanga kuba hari ukuri yavuga no gutera hejuru, yemera kugera muri izo za Sena kugira ngo ati buri yifunze Bunyoni ubufunze umutwe wa Ndakugarika. Urumva? Wakshira hasi agatorwasa ukaba ubujije n'undi mu opponent utera hejuru. Gusa abo bose bari mu isheni ifunze. Ariko ugaragara ninde ni Bunyoni. None sugira ngo buriya hagize nk'akantu gatuma agemurirwa yifurizwa kuramira muri gereza, sibanda kugarika bagira batinya ubutegetsi, ariko bazi ko ari nk'ikitambo cyabo. Bunyoni yabaye igitambo kuko muri human resource management ku bantu bize ibintu byo gucunga abakozi hari icenga ribamo, ariko ni icenga ribi ngiye kubwira abantu. Hari igihe baguha company cyangwa institution ikomeye, wajya kwiyobora umuntu ufite high performance muri iyo company, tuvuge bangavuga ari kijyana muri company, no umuhanga akorana umwete agira gute, umukoresha mushayaza aho kugira ngo nawe yamukomerezeho akamuhera amukanda anamukanga kugira ngo nabandi babone isomo. Yego. Urimo kubyumva? Ndakurikiye. Abareba filime yabamenya bazareba ukuntu umugabo bita Tuko Wote bamujyanye gukora amatuwarete uriya Aizi. Abakozi nka Aizi babaho, abakoresha. Yego. Afata umuntu wari boss wari utinyitse
akamujyana gukoropa amatoilette kugira ngo abandi none basigare abaseriveri batazegera nibajya kuvuga we banzure dore shobuja urumva rero noze Bunyoni yabaye nka tuko wote sibyo yego ajya gukoropeshwa amatoilette muri gereza sibyo yego kugira ngo bantuze kugira ngo bantuze batinye banda kugarika ariko no kuvuga ngo nubwo mutabibona tubona ukoropa amatoilette ariwe tubona n'amaso yego n'abandi nabo bari mu bishanga ariko yagizwe tableau nka ntuze nka didactique urumva yo kwigishiriza abandi how tough CNDD is urumva yego CNDD buri abantu bazi ngo Bunyoni uri mu kaga ahubwo buri no mu murenge baravuga niko se sha kuri mbonera kure ngo uzaka kuzabona intugu uruta Bunyoni uriya Bunyoni kubitishwa abantu utunuza utunyundo twiwe wowe wavuga icyo utari Bunyoni wowe mushaka amafaranga ntafunze ibintu byo ndayishimiye ategekeje Burundi nakanze Bunyoni wowe urinde ibaze gufata umuntu kamugira ikibaho cyo kwigishirizaho ari umugabo ukurusha n'ipeti sha buretse Marisha rero nabonye ngo Bunyoni yashyizwe mu kato hafungiwe Guillaume Bunyoni wahoze ari minisita w'intebe Burundi ari afungiye muri gereza nkuru ya Gitega afungiye mu kumba ka wenyine kuva muri 2023 abaharanira uburenganzira bwa muntu bavuga ko ashobora kuba ari mu byago byo guhungabana mu mutwe kubera kudahura n'abantu no gufungwa wenyine mu kumba ka metero enye kuri enye. Pierre Claver Mbonimpa umuyobozi w'ihuriro ry'abarundi rishinzwe kurengera uburenganzira bwa muntu n'abafunze FDH approve the hash yego yavuze ko nubwo afite ibyo akeneye byibanze ubuzima bwe bw'umutima n'ubwenge buri mu kaga kubera uburyo afunzwemo ngo hari igihe basanze yihishe munsi y'uburiri byerekana ko ari mu bihe bikomeye by'uburwayi bwo mu mutwe. Mbonimpa yasabye leta y'u Burundi guhindura uburyo afunzwemo kuko ngo bishobora kurangira apfiriye muri gereza. Ariko buriya muzehe Mbonimpa uyu nguyu bashatse no kumwica baramuhusha muri kudeta uyu ngo yitwa uwo Claver Mbonimpa urimo kuvuganira Bunyoni najyana ubuvugizi bwe nabwihorere aravugira Bunyoni se ngo bigende gute Bunyoni se wowe wateye hejuru bagahunga abo Mbonimpa yakandagira ni Burundi uno musaza wabashwe cyane uyu nguyu ariko icyo bamukundira Claver kuva na kera nyine ni umusaza uri honete cyane yego gutabariza Bunyoni ntago ari ikintu gitangaje kuri Mbonimpa kuko Mbonimpa ni umuntu uri Claver nyine nkuko iziragera bivuga n'uwamuhemukiye amutabariza ariko nareke Bunyoni n'abanyoni aba bantu nibo bisha abantu zamusaga Bunyoni nibo bagize gute ibintu nk'ibyo ngibyo nibo birukankanye Mbonimpa uyu nguyu yarokongeye muri ambassade y'Abafaransa muri 2015 harimo gutabariza Bunyoni ngo bigende gute n'ubupfura bwe abishimirwe ariko nagabanya akariro Bunyoni se we yaramwitayeho ari premier ministre yamwitayeho yaramwibutse Bunyoni se si we wirukankije abarundi bakirukanka imisozi yose hako baro bagiye bareka abadede basubiranemo Mbonimpa babaye Bunyoni ariko inarumiwe n'ukuri sha ikomereza ikiganiro dusa n'abasoza politique si ikintu leta y'u Burundi nabwo yatangaje ko ku nshuro ya mbere yohereje isoko ku isoko mpuzamahanga amabuye y'agaciro yacukuwe mu birombe by'iki gihugu birimo ibiri Ibururi mu Kirundo n'Ibubanza. Ni igikorwa cyemejwe n'ibiro by'umukuru w'igihugu kwa Ntare Rushatsi nk'uko byatangajwe mu butumwa bwo kuri X. Yavuze ko President Ndayishimiye ari we wahesheje umugisha ya mabuye angana na toni 156 za metiste yego hamwe na toni 104 za quartiz yego mbere yo koherezwa mu Bushinwa. Ni ibintu byinshi berekana ko ino ametiste kigura hafi amayero 70 ikiro kimwe, ikindi kikagura hagati y'amayero 3 na 5. Presidansi y'u Burundi ivuga ko icyo gikorwa cyakozwe na Ndayishimiye kigamije kumenyereza abarundi umuco wo gukorera mu mucyo. Sesi nuko navugara ibyo no kubeshya kandi bagaragaje ko Burundi ikindira kongeho buri ku mwanya wa 6 mu kugira kwisi ngo mu kugira ko rutabo kaba bunafite nandi mabuye y'agaciro arimo uranium
turbe, cobalt, cuivre, platine, vanadium, yego, tantale, zahabu n'izindi akenshi ubwo amaze kugira stock nini cyane akura muri Kongo urumva ariko nibyo ntabwo bari kubeshya n'amakamyo yapakira amabuye mbere yo kurizwa indege byihorere wenda yikorera amayoga Brarute bakabeshya ngo ni amabuye no kuvuga ngo amaze kugira stock nini cyane FDLR niyakura muri Kongo ubundi se kabuki amabuye ngo no bwa mbere ndetse ubundi buvutse uyu munsi ahubwo arabona amaze kugira stock nini akabate nzageza ku isoko ryo hanze bitasakuje gute ayakura Kongo yose asiga agafuka agafuka kandi Kongo made in Burundi cyangwa se ngo extracted from Burundi yaje gucuruza se nirimo gucuruza abeshye ngo namarundi noneho usubiye handi muri Shabondi nyuma Shabunda gusa igihe yayibiye se za Rubaya nese abarundi so bari bagize kandi Marisha abarundi namutaye maso bari ibirombe bya Rubaya Marisha nawe nkunda kugaruka vuba wakaraga Shabunda none oya ntago mabuye bashabunda gusa ariko aho bagiye baba deployed kandi wibuke neza ko ntago abarundi n'undi wa deploying ari bacukura amabuye yego l'essentiel no kwemera access y'amabuye ya Kongo ko aca mu gihugu cyabo basanga ngo rero izo kontwari za FDL n'abandi nabivuze mu kiganiro so kuki ujya kugurisha amabuye yawe ukabanza kwifotoza ngo kugira ngo erekane ko usiga gukorera mu mucyo uburundi bubaye imyaka 70 ingahe nibwo bwa mbere ngo bibe bwa mbere ngo bukorere mu mucyo ngo bubundika amabuye ahubwo ni kimwaro bafite barayibye bagira ngo ibihugu byibana amabuye kwisi kandi izi showcasing zerekanwa mu kugurisha amabuye bamwe bavuga ko ziba zihishe gushaka kwereka abantu ko ucukura amabuye menshi urumva kandi wenda ndi ari nayo ukura mu bintu mu nzira zidatunganye abarundi ari anami bano muri Kongo barimo gucuruza niba ari yabo se barabyerekana ngo babashime kuvuga mutazabona tugurisha amabuye amatoni ngo mugire ngo nayo twiba twacu kandi babeshya nkubwire Sandrine yego amabuye kwisabamo maguye interpersonnel maguye intergouvernemental maguye amabuye kwisi yateje ibibazo bavuga ko ngo Burundi bufite amabuye y'agaciro menshi ngo abahanga bavuga ko buri ku mwanya wa kabiri ngo kwisi muri Nikel se y'Uburusiya nibyo Nikel barayifite nyinshi ni impamvu banajyana n'ubucuti n'Uburusiya nyine uko Nikel bananze he n'abambera ahubwo nkuko natwe mu Rwanda tugira forum ikomeye muri Afrika ngira ngo no kurusha ibindi bihugu ibyo ni bisanzwe rero ariko iyo Nikel se niyo bajyanye andi ariya namibano bibeshya ariko Ndayishimiye yavuze ko ngo amafaranga azava muri ayo mabuye yashowe bwa mbere n'u Burundi azagurwamo ibikoresho bigezweho by'ubucukuzi kugira ngo igihugu kizajye kiyitunganyiriza ubwayo erega Sandrine wasanga Ndayishimiye arimo anagurishiriza intuza afitanye kopera na Tshisekedi arimo amugurishiriza avuga ati bagira urugambo urumva nanjye nugurisha amatoni uzanshyireho udutone twanjye 50 urumva hanyuma nzabone yangu ni ngape base ntago bafitanye iyo diro bakafitanye kope hakaba arimo Ndayishimiye agikweto cyangwa gikwete muri ntuze buri umwe wese ari izo diro zose zirimo gukorwa cyangwa se akanagurishiriza abantu amafoza muri Afrika y'Epfo ayo bibye bose noneho ubundi ukavuga bati twe leta dushobora kugena uko ibintu bimeze tukazibya amajwi yazaduteza ikibazo akagurishiriza n'abandi ibyo si bisanzwe kadusoze ndumva ari ibyo twasoza nta kibazo nicyo cya nyuma ariko na Kongo da muri iyi teritwari ya Isangi akagaka nako niyongereyeho mu ntara ya Copo abaturage batwitse abaganga bane babashinja ubupfumu nyuma yo kubakekaho guca ibice by'imyororokere by'abantu byari byo by'uyu munsi ufite amakuru akomeye se babicira iki ibyo bice ngo ibyo bikorwa byabereye uwo kunda ngo weya niba ari Irambi na Yafuila mu gace k'ubuvuzi ka Isangi yego yako baganga n'abapfumu se kuko n'abapfumu bita abaganga aba baganga babashinjaga ubupfumu ubwo bakoraga ubuganga n'ubupfumu ya migenzo ya gipfumu nyine umupfumu bamwita umuganga muri Kongo ese n'abaganga bapfumu cyangwa nk'abaganga b'abanasi bagiye mu by'ubupfumu Okay, reka mbikubwire ngo amakuru avuga ko abo bishwe barimo abahanga mu by'indwara z'ibyorezo biteguraga gukingira abana bacikanwe Dr. Bienvenue Kobo umuyobozi wa service z'ubuzima mu ntara ya Copo yahamije ko abaganga bishwe bari mu butumwa bw'akazi avuga ko babiri muri bo bakoraga n'ubushakashatsi bakubiswe bikabije mbere yo gutwikirwa mu gace ka Irambi
mu gihe abandi babiri bakorewe ibikorwa by'iyicarubozo iya fira mbere y'uko imirambo yabo ijugunywa mu mugezi wa Romami. Roger Kongo Demba, minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'umutekano mu ntara ya Chopo, yavuze ko ibikorwa nk'ibi byiyongera ku biherutse kubera muri teritwari ya Huma, Basoko na Ubundu. Yavuze ko bagiye kwigisha abaturage kugira ngo bamenye ko umuntu mushya batazi badakwiriye kumwitiranya n'umupfumu kuko byatera umwiryane. Yagize ati bitabaye ibyo bashobora kubaho kwivanga kw'ibintu bitandukanye bikavamo ibibazo bidashobora kugenzurwa. Abaturage bagomba kwirinda gukurikira amakuru y'ibihuha. Ngayo nguko marishanuka abo bantu bapfuye bashinjwe ubupfumu. Sese nagushimira bwana Mugabo Marshal. Imana ibahe iruhuka ibonare ibagere nyine aho bari bagejeje. Marshal amakuru ya Kongo abashekeje cyo kora pe nubwo abantu ariko nabo hari ibintu bakora nkumfasha. Aha. Urasa abantu batwitse bungutse iki? Nzaba mbarirwa ibya Kongo pe. Ese bacaga ibice by'abantu Sandri urakoze cyane Marshal. Asante. Izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe. Ikibazo niye hize uzayigurira. Barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye. Nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu. Hamwe na Gugaga Cars, kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo. Aha ntibigusaba kumena banki. Wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho. Bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 32 32 66. Uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com. Wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza, floor ya 4 room ya 6. Gugaga Cars, buy and ship your dream cars.